muri uyu mugi higeze kuba gashyaka. Dore abagore nibo badukana utuntu. Abagore ni abanyamitwe kandi baraharara kubi bariganana. Umugore ukabona yambaye ibubu, isakoshi nziza, yarangiza akandika agapapuro ko gushima Imana, ubundi akajya kwicara inyuma n'urukweto ruraza ruvuga. Kavayo n'isakoshi kwa abagore ni abanyamitwe. N'isakoshi yitwariye, yarangiza bamuhereza mikoro. Haleluya! Ubu ndashima Imana. Ubu mundebe uko kera nambaraga agatenge kamwe kari karansaziyeho karacuyukiyeho, mwihangane ngira mosiyo. Abapasiteri barushye rero ugasanga ari inyuma mu bitugu, humura ihangane, humura. Nawe wa munyabitwe yarangiza harangirije umutwe wa tekinike. Haleluya! Ubu tuvugana fite ibitenge n'amaribaya yacyo imiguru 10 niyo n'ibikanzu 8 byo guhinduranya by'amapasi na bya bindi bifite ibikenyero n'ibishati byabyo 13 n'amajipo yose nakubwira. Garderobe yaruzuye, varisi yari yarabimbwiye ko izanyambika nk'ikigo. Ngo nuko uteye haleluya ibihaha byenda kuvamo. Iyi haleluya ivuze iki imbere y'Imana? Nawe urahamya ko yakwambitse wambaye ubusa, wowe umaze kwambika bangahe? Uretse ubucocero ureba ya myenda uri kumesa igacika yashizemo uburyohe, akaba ari uhereza indushyi. Nawe ubwawe utatinyuka kwambara ngo yavuye kuri mode. Yesu aguhereza ibishya, ukajya mu iduka ugahanura ibishya. We wagira ngo uhaye umuntu ugafata ishati uri umugabo yatangiye gucika ikora, akaba ari umuhereza. Inkweto zatangiye gucika ku buryo amano arayambara icyumweru kimwe, amano agasohokera hanze nk'umusaraba anyurebera mu miyenzi, akaba ari wambika Yesu. Muraho nawe ukajya mu mubare wabambitse Yesu. Uko si ukumwambika ni ukwikiza pubere, kuko Yesu uko mukunda ibyiza barusha gukunda ibyiza kuko ni umusirimu. Muraho neza. Nari ndwaye sinigeze mbabona. Mwabasore mwe, inkumira gusekerana niba wakoreye 5 apfa guseka rimwe gusa, umwana akabara yari icyo bita umwana uhiye. 5 byawe akabara bisigaranye. Wakorera 20, wakorera 100, ntumenya hagiye kubera abana bahiye bayakurya. Yesu akuriye kangahe byibuze? Bazwa mwami wo guhimbazwa. Aka kanya ibizima n'abakuru biravuga ngo ni wowe guhimbazwa mwisi ndetse no mwijuru, bakavuga ko wera. Ibizima biragutaramiye, abakuru bari imbere yawe barikubita hasi bagakura amakamba yabo ku mitwe bakayanaga imbere bavuga ngo urera, icyubahiro ni icyawe mwisi no mwijuru ndetse n'ikuzimu. Nta wundi ukwiriye icyubahiro mu mahanga yose yo mwisi, mu bazungu n'abirabura, mu bami bo mwisi, mu baperezida. Ni wowe wera, ni wowe ukwiriye icyubahiro kuko wuzuye gutungana. Ni ukuri nubwo ari abantu biyita ba nyiri ubutungane, ariko nta muntu utunganye. Kuko barasaza bararwara bagapfa. Uri Imana idasaza kuko wuzuye gutungana. Uri Imana idagipfa, ntabwo ushobora gupfa kuko uratunganye, urakiranuka, urishobora byose. Twasize ibyacu n'abacu tuje imbere yawe Uwiteka, twemerere tukugirireho umugisha mu minsi dusigaranye ku isi tutazi umubare wayo. Akakuzi kaba k'umusaruro. Uyu munsi ubu w'igiciro cyinshi, uwo gukirizamo ubugingo bwacu. Wongere kureba amazina yacu muri cya gitabo cy'ubugingo, wongere kutwishimira. Dore duhunze Satani, dore yamaze benshi, ariko Uwiteka twahungiye munsi y'amababa yawe. Utwemerere utubere ubuhungiro.
hari abahungira muri Amerika kandi urupfu rutuyeyo, abandi bagahungira i Burayi rurahari, mu Bwongereza rurahicaye, ariko uwahungiye munsi y'amababa yawe ngo urupfu rwa kabiri ntacyo ruzamutwara, nabo ngabo ntacyo bazatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Turagusabye ngo wemere kubana natwe, kandi uwambaye kubora no gupfa, umujakazi wawe uwinyo umunyogota imbere yawe, singibweho n'umugayo n'urubanza, ahubwo nkugirireho umugisha. Ushobose Kristo, nanjye Uwiteka mvuga ibikwiriye ibyo uri gushaka, akanwa kanjye ugakoreshe nk'impanda yawe, maze ibyo washimye byumvikana ahantu. Duheje Satani, turakwirukanye, abadayimoni turabacyashye, myuka mibi turayiheje, mbaraga z'abarozi zose zikubitwe hasi. Umwuka w'Imana aboneke muri urusengero, bwiza bw'Imana buhagote, abamarayika bahazenguruke. Reka icyo uri gushaka kibe hano hantu, kuko ibyo gushaka byose biri kuri wawe mu ijuru. Turagushimya, akira amashyi n'impundu by'iwawe mu ijuru, bizamuka hera biturutse mu bana bawe abo wacunguye. Akira Kristo Mesiya, kuko uri kumwe natwe kandi kutugiriye neza, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Banje kubahereza intashyo mwakira cyumweru kugeza ku cyumweru ndi mu giterane muri paruwasi ya Gihundwe ku mudugudu wa Mocyangugu. Bambaye intashyo ni muzakire. Yesu nashimwe. Hari igihe bampamagaye kuza hano ntibyakunda, nari maze iminsi mbwiriza niba ture hariya kuri Edeni, ariko ngira ikibazo, bari bandoze ihwa ry'ifi mu muhogo, babikoreye Tanzania. Bwaracyaga rigahinduka urunyama, bwakongera gucya bigahinduka kagufa, kagera ngaha ikajya kwira bigeza, bwakongera gucya bigahinduka urusebe, ntashobora no kunywa n'amazi, bwakongera gucya undi munsi bigahinduka ihwa ry'ifi. Muraho, ndashimira Imana, nta muti nanyoye. Naravuze, narasenze mbwira Imana n'ibisaha yo gutaha igeze, ndakwinginze aho nagucumuyeho umbabarire, unyeze uncyure mu mahoro. Ariko sindi bwiyandurisha imiti ya kinyarwanda, nibwo yabiyahehe, ndapfa ndi umukristo. Yesu ashimwe, haleluya. Namaramaje abantu bari kungira inama yo kwivuza mu binyarwanda, harimo n'abakristo. Nuko Imana imbaze kubona ko namaramaje, nari niteguye kwipfira, impagurukiriza abahanuzi batatu y'Urwamagana, baraza basenga y'ibiri. Imana igaragaza ibyari byo n'amafaranga batanze iyo Tanzania n'ababikoze, nuko cyakoze birangira basiga n'ubundi nakize nabaye muzima. Ndayishimira rero, amen, haleluya. Ubwo naherukaga hano, nibuka ijambo nabaganirije rivuga ngo nkiri umwana navugaga nk'umwana, ngatekereza nk'umwana, kanibwira nk'umwana, ariko maze gukura mva mu bintu by'ubwana. Yesu ashimwe. Maze iminsi ndi no kubwira abantu ko nukorera Imana ntugire intambara, uzaba uri haduyi w'Imana, uzaba ufite ikibazo mu ijuru. Amen. Ikizakubwira gukora neza ni intambara, zizahaguruka. Icyo nicyo kimenyetso. Duhereye ku batubanjirije, uwo bita Abeli mu itangiriro, yatuye Imana igitambo cyiza arabizira, ahembwa kwicwa na mukuru we Kayini. Kuva ubwo rero dusomye muri Bibiliya twakoreka abantu bagiye bakora ineza bakarwanywa, intambara zikavuka, ari uko bagaragaje ko bari mu murongo w'Imana. Yesu ashimwe. Kandi na Yesu yarabivuze ngo inzira ijya mu ijuru iraruhishe, niyo mpamvu abayinyuramo ari bakeya. Mutabona mwicaye hano mukagira ngo wese niko muri kujya mu ijuru, abari kuyinyuramo nibo bake. Turebe ijambo ry'Imana, inkuru nziza uko yanditswe na Matayo, igice cya 25 umurongo wa 31. Inkuru nziza uko yanditswe na Matayo 25:31. Umutwe w'amagambo haragira hati gucirwaho iteka. Gucirwaho iteka. Haragira hati
umwana w'umuntu ubwo azazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe, amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati, nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwa ubwami bw'abatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari ishonje mukamfungurira, nari ifite inyota mumpa icyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakiranutsi bazamubaza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyo kunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye ryari urwaye cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Umwami azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, ari nge mwabikoreye. Azabwira n'abari ibumoso ati, nimuvaho ndi mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka watunganirijwe umwanzi n'abamarayika be. Kuko nari shonje ntimumfungurire, nari ifite inyota ntimwampa icyo kunywa, nari umushyitsi ntimwancumbike. Nari shonje ntimwafungurira, nari mfite inyota ntimwampa icyo kunywa, nari umushyitsi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari umurwayi no mu nzu y'imbohe ntimwansura. Nabo bazamusubiza bati, mwami, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota, cyangwa uri umushyitsi, cyangwa wambaye ubusa, cyangwa urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe ntitwagukorera? Azabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ubwo mutabikoreye umwe muri bene data aba boroheje bari hanyuma y'abandi, nanjye mutabinkoreye. Abo bazajya mu ihaniro ry'iteka, naho abakiranutsi bazajya mu bugingo buhoraho. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusome hano mu gitabo cy'Umubwiriza igice cya 12 ku murongo wa 14. Umubwiriza 12 umurongo wa 14 hari ijambo rigira riti, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Amina. Kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Yesu ashimwe. Umurimo wose, kuririmba bizaza mu manza, kuvuga ubutumwa nabyo bizitaba, ubuyobozi, ubupasiteri, umurimo wose, ngo cyaba cyiza cyangwa ikibi. Usenga uzi neza ko bizajya mu rubanza. Amen. Uhanura ariko uzi kuzitaba urukiko. Icyiza uretse n'ibibi n'ibyiza bizajya mu manza. Muraho yemwe? Nibikorerwa ndani iyo hirya mu bwihisho, ibyo nabyo bizashyirwa ahagaragara. Twigarukire kuri iri jambo ryavuze ngo, ubwo umwana w'umuntu azazana n'abamarayika bose. Yego, abamarayika bose baje. Muraho yemwe? Haleluya. Basesekaye, abagendera ku magare y'imiriro, amafarashi y'imiriro, abatwara inkota zaka umuriro, abo bose bazaba baje. Ni ukuvuga ngo ubwo rero abo bose bazaba basesekaye, za bombe ntacyo zizaba zikivuze. Kandi mfite impamvu zo kubivuga. Kere ku Gisenyi wacu mama yarangambaniye ngo nicwe, bandasa amasasa abiri hano kwibere ry'iburyo, angwa hasi dupfa gusenga. Kandi nari ndi umukatolike, ntago nari ndakaba umurokore. Niba amasasu yaranguye hakagwa hasi, Yesu ashimwe. Haleluya. Cyo gihe narasengaga ariko utagira ngo nari njenjetse, yari muri ba bantu bagikibeho n'amaguru. Iminsi ine nayaga nkubita iminsi 7 ndarya ndanywa.
nicaye hamwe ndi gusabira abanyabyaha b'isi yose na roho ziri mu purgatori, nta n'igitonyanga cy'amazi nawe. usubwo urumva Imana yari kumpomba? Muraho yemwe, haleluya. ni byinshi. Amasasu agwa hasi. Kuri uwo munsi nibwo amasasu azagira imbaraga, bizaba byarangiye. Imbaraga z'amasasu zaba byarangiye. Nuko ng'abamarayika bose bazaba baje, turi kumwe, ngo umwana w'Imana azaba yambaye icyo bita ubwiza. Amen. Amatayi hari icyo azaba kivuze mu nda zeru nk'aho ivubi bizaba byataye agaciro. ngo ya mabuno bamwe bagenda batitiza ng'imbata zigiye kunywa amazi, zero bizaba byarangiye. Muraho yemwe, ngo imisaya irambuye, ngo agashinya bizaba byarangiye. Soko y'ubwiza azaba yahasesekaye. Haleluya. Abamisi ntacyo bazaba bakivuze, bizaba byarangiye. Nyir'ubwite azaba yaje. Amen. Yambaye icyo bita ubwiza. Abagabo bareba bakemera. Abasore titwabaho tubonye umugabo. Muraho yemwe, guteraho ijisho uzajya wemera. Uri umugore uvuga uti twabera. Muraho yemwe, yambaye icyo bita ubwiza, ngo yicare no ku ntebe y'ubwiza. Nta perezida uricara ku ntebe y'ubwiza, bicara ku ntebe nziza, ariko iy'ubwiza ntabwo iraboneka. Muraho yemwe, namara kwicaraho sasa, ngo amahanga yose azateranirizwa imbere ye. Turi kumwe? N'amahanga yose, abazigaba, abanyiginya, abasinga n'abagiri, abajama n'abaniga, abakoboye, amahanga yose, n'abamanyura amazi, barasitameni, aho bazitaba Imana. Haleluya. Abaperezida ba Mobutu Sese Seko wazabanga, ba Habyarimana, ba Mobutu, ba Kabila, ba Osama bin Laden, aho ngaho bazitaba Imana, babishaka batabishaka, n'amahanga yose. Muraho yemwe. Abapfumu, abacuraguzi, abagendera kudutara, abatunze uducuma tuvuga, aho bose n'amahanga yose. Uwo munsi ntawe uzavuga ngo ni bize. Abagenda badingiza garura amabuna ishwida, aho bose, aho abakinnyi b'imipira, aho abahanzi, y'ababisi, y'ababi, aho ba nyir'ubutungane ngo ni ba papa, bizaba byarangiye. Ngo ba bishop zero, ngo evangeliste international wese azaba agiye kwitaba, yumva urwo bamukatira. Muraho yemwe, utari guhanura ubu icyo gihe ntagazuzuzwa, bizaba byarangiye. Kugira ngo ngwereke ko bizaba bikomeye, reba urubanza rw'Abanyarwanda rwonyine gusa, apana Afrika. Icyo bita gacaca y'Abanyarwanda, ninde wigeze yuzuzwa umwuka wera bari gutanga ubuhamya? Kavuga ati ngewe nabonye uwo bita Alphonse, nubwo yaba ari umushumba wabaga wicaye yitwa Alphonse, yaravuga ngo yaravuga ati karabaye ati yamanga bavuze mutima urimo ati wa Mana we nunkize rya none, sibyo nzagukorera. Ntawigeze yuzuzwa muri gacaca, kandi ari abana b'abantu. Ibaze kuri uwo munsi noneho n'umuriro utazima wenyegejwe, imbabazi zarangiye. Muraho yemwe, amahanga yose. Ibi byo kuvuga ngo uraturanga urugo rusenyuke, ntaho uzaba ufiteho kwaturira. Kuko Bibiliya uwo munsi uvuga nk'umunsi ngo udakwiriye kwifuzwa. Muraho yemwe, amahanga yose ngo azakurikiza akazi ko kubarobanura, ngo nguko umwungeri arobanura intama mu ihene. Muraho neza, turi mu gihe intama n'ihene bikiragiriwe hamwe, ariko ubundi byose si amatungo. Intama n'ihene byose si amatungo rata. None se kuki azabivangura? Muraho yemwe, icyambere itonde, ntago azaba arenganije. Intama zizajya iburyo kandi zaba ziri kubwirwa neza, ihene ibumoso. Imico y'ihene, nubwo babyaza ihene ako kanya, ugahita ufata umwana wayo ugahita wubikaho ingunguru, ukabwira ihene ati twigendere, yakubwira ati twajya Kongo nta kibazo, yaba Uganda, naho nzabyara abandi. Cy'abantu ibyo birabareba. Mukristo mwene data, utagiriye imbabazi uwo yibyariye, ntabwo azakugirira impuhwe ngo nuko muririmbana muri korali. Nakuvuga nta santima zizazamo, kukubeshyera yaguharabika. Utagiriye impuhwe uwo yibyariye kukuroga biroroshye, kandi yitwa ngo arasenga. Muraho yemwe, yagusenyera kandi yitwa ko ari umukozi w'Imana. Utagiriye impuhwe uwo babana mu nzu,
ntabwo ari we hazazigirira. Muraho neza. Yesu ashimwe. Ihene n'intama, ndacyari ku mico. Ihene n'intama, murarakaye se? Tazagira ngo intama hambe Yesu azabarenganije ihene. Ibintu ndi kuvuga murabizi, byihanganira ibigeragezo kimwe. Ihene n'intama byihanganira ibigeragezo kimwe. Intama bayikuraho uruhu iri gushinyiriza, iri muri batera icyo muri ipfira muri Nyagasani. Mama se ndatakira ndese. Ariko ihene batarakoza icyuma, yewe naragowe ihene umva irasakuriza uwo ari we wese, irayereka ko yarushye, ko muri korari bayigendaho. Impamvu amakuru yacu agenda akagera ku maradiyo, ntiwumva amakuru y'abasilamu, ntiwumva amakuru y'abahamya ba Yehova, ntiwumva amakuru yo kwa padiri, si uko hatabaye ibyaha, ahubwo twebwe nuko harimo ihene. Nuko mu mukumbi haragiranywemo n'ihene. Bavuga ati muzana amafaranga yo kubaka urusengero, bikaba byageze no mu isoko, bikagera muri gare hose, muri kwasiteri bakavuga ati none ADPR yewe yarasaze rwose. Ihene irasakuza, ntawe idatakira ko muri korari bayigendaho. Ntago yabasha gupfira muri Nyagasani ngo ushinyirize mu budiyakoni, reka da. Ihene igenda isakuza, ntago yihanganira urugo rubi. Irasakuza ati ndacyari mutoya we, n'ahandi nzabyara. Ibasha guta abana batatu ikajya gushaka abandi bagabo ngo ni Imana yabivuze. Ariko iyo Mana iri gusenya ingo, baba barazubatse. Iyo Mana iri hehe? Iba yararwaye isereri. Muraho neza? Muraho. Iyo Mana ikubwira ngo hambira umugabo n'abana, twikomereze. Murarakaye se? Imico y'ihene n'intama. Ikindi nari nibagiwe, ihene yandarika amatwi mwakabyaramo, yumva n'ibitayireba. Cyane cyane bayikinguriye mu gitondo, bakinguriye mu kiraro cy'ihene aho zaraye, usanga amatwi yayo yayabanguye, irakubita igendere kumva n'ibitayireba. Uvuye aha aho kugira ngo ujye kubahiriza inshingano zawe. Uri umwana w'umukobwa uvuga ngo utahe iwawe, ugiye mu mafilimi kureba televiziyo, kumva amakuru atakureba. Uri umugore ukajya mu mazimwe, ihene yandarika amatwi. Uri umugabo ugiye kureba umupira, uri umusore ngaho ukwahagizwa n'ibidafite umumaro. Reba inyungu ufite muri Manchester cyangwa uri mati, ugasanga uri guhiga nk'umusambi kuri televiziyo uko batera umupira. Banza wibaze ngo Barcelona indi kwahagirira baranzi, ibatsinda hari akantu baramarira, uretse kubeshya uravunwa niki. Muraho yemwe? Muraho. Ihene yandarika amatwi, yumva n'ibitayireba, ibitayifitiye umumaro. Muraho yemwe? Kuri umufana wa Rayon Sport baza aho utaha. Muraho. Ugira umwanya wo kureba Rayon Sport no kumva amakuru y'umupira, ariko igitangaje nta karongo ubitse muri Bibiliya ko mu mutwe. Kandi igikombe cy'isi abagitwaye urabazi, n'abatsinzwe ababi. Ariko kumenya aho Yesu yagucunguriye ntahusi, aho ahanditswe muri ntaho. Kumenya ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana aho byanditse ntabyo usi, kandi ufite Bibiliya. Hene yumva n'ibitayireba. Muzitegereze tuno duhene tukiri dutoya, ngo niba ari udusekurume n'utunyagazi, sinzi uko twita ikinyarwanda cy'iwacu wenda nuko, ariko ndavuga tutarakura neza. Hari igihe batujyana mu gisambu bukira tutarishije, turi kwireba, kakajya kisabiza, kakireba bukira katarishije, kabi muri ibyo kireba kibona. Dufite abakristo bakererwa amateraniro hejuru yo kwireba muri miriwari no gusokoza do ashinyikira indorerwamo. Ugasanga ntajya amenya igihe wavuga ati se riziki we kuje ukererewe, uzi njyewe mvuye ko njyewe naraye mu murimo ntanaryamye nkawe. Yesu ashimwe. Amen. Reka data ngo utwo tuntu tuvuta ku minwa ikazi yagirana ngizuru ry'ingurube, ngo ushaka kwemeza uremeza nde? Uremeza ndi? Muraho yemwe?
uremeza nde ko uyu mubiri disi ari inyo, ko iyo upfuye ubora utibuka ko washyizeho ibyo bintu? Muraho neza. Uremeza nde? Hari n'abashyira miriwari hano ngo barebe uko bimeze. Nubwo zaba ari imbaho hari icyo wahinduraho? Muraho yemwe. Hari imishishwa hari icyo wahinduraho? Ibi byirirwa bigukerereza. Marayika w'Imana ntakubonemo umusaruro, byibuze ngo uzinduke ukore n'agasuku iyo raporo izamuke mu ijuru. Murarakaye. Ihene biracyaza imico y'ihene n'intama, noneho murarakaye. Ariko murabyemerewe, iyo mbwiriza ntawemerewe guseka, uba wemerewe kurakara. Muzitegereze. Akandi nibutse, ihene n'intama byambara kimwe. Intama ishaka umwenda uyikwira ikambara ikikwiza hose. Mama sindaratiki wakabyara we. Ariko ihene nubwo yabisekurume yabishaje do akarizo hejuru we, ati cy'Imana ireba ni umutima. Nindakubwiye ko Imana ireba amaguru se? Yese ninde bikubwiye ko Imana ireba amabere? Ninde wabikubwiye? Do muri buri hejuru. Ati cy'ingenzi ni umutima. Muraho. Wirengagije ko handitswe ngo mbese ntimuzi yuko iyi mibiri ari insengero z'umwuka? Haleluya. Mudakwiriye kuzitera ubusembwa. Muraho. Ugasanga ihene y'umugabo nakubwiye ko yabisekurume yabishashi ni ihene, irambara ng'ihene. Ugasanga umuntu w'umusore yambaye agapantaro kamuhambiriye kamubosha hejuru wagira ngo yicaye mu gasahani, kamanuye ku maguru nubwo yabatagira akaguru wagira ngo n'urubingo, kabasha utuguru. Ibyo bitangwa ni mu icupa. Urajya mu icupa ururwarwa uri byeri, umuntu Pentecote yambara icupa nkande, wabaye mitsingi ryari? Muraho yemwe. Muraho. Kwambara ng'ihene. Hari ibintu byateye ku bagabo muri iyi minsi, dore muri no mu mujyi mama ye, ibintu by'ugasanga abasore abagabo bakiri bato cyane cyane ku cyumweru uzitegereze no mu makorari, cyo bitazaruhaya sanga yateretse ubwanwa bugeraho, cyo bita ubwanwa. Hari n'umugabo usuza ukabona ni ruhaya neza neza, wamusuza turaho ngo shahirwa umugabo uzagashaka kabona ni ihene y'izuba neza neza neza. Kandi ntibimubaze ntibyamubuza gufata Bibiliya ngo nabaze mu rusengero. Bita binyibutsa indirimbo ya Byumva Uhore ivuga ngo naburyo bareba, naburyo bareba. Muraho yemwe. Naburya ubareba. Hari ukuntu Imana ibiri kukureba, uri ruhaya ukagira ngo ntawe ukubona, ariko iri mu ijuru yakubonye. Warabaye ruhaya. Iyo muteretse ubwo bwanwa mwabaye ba Sumayeli, muri ba Habibu, mu Pentecote n'ubwanwa guti. Murarakaye. Ngaho ngo ni 040 ngiyi miheto y'ubwanwa ahangaha. Niko ye Imana ikora. Aho ndi mugira ngo ijuru rijyamo amasarigoma. Barakubashye. Paulo yaranditse aravanga ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, ingorane zibugishamo imbaraga. Muvugira ngo amina. Oya ngewe wigeze ukandagira iwanjye? Niba ushaka kunyica wanyishe neza. Mubageze iwanjye wari urimo. Yesu azababwira ngo ubwo mwabikoreye babandi inzahari impombane bambaraga kamambiri zidasa, bodaboda zidasa. Uriya yaringe, uriya yaringe. Wa mugore wazaga ahetse abana, abandi abahagatiye mukamwita ko yabuze ubwenge ari ikibura. Uriya yaringewe. Muraho yemwe. Uriya yaringe. Kwa bandi mwasohoraga mu mazu akaburaho kurara karara ku mabaraze. Uriya yaringewe. Nari mwacumbikiye. Ahindukirana ihene nuko nkuko anarema abo basuhuza bihiye akagaragaza ko ari ihene. Mwiriwe. Ihene yabiri mu nzu kabwira abana muragira ubwenge mwabyanamo. Muraho. Yesu ashimwe. Ntawabona ibikwiriye umurenge wose. Agasohoka yigeze rusisibiranye. Yo Yesu ashimwe. Yo uruguye modisi we. Yo wavutse mwimara kandi ibiryo bihari. Iyo ni ihene. Hageze mu rugo rw'ihene. Ubundi urikiriza ngo uruguyemo. Iyi ntago ari inyikirizo y'abarokore y'abakristo. Iyi ni inyikirizo y'abapfumu n'abacura gusa.
ijambo nguruguyemo iwawe ni mwirimbi niho abantu bagwa. Muraho yemwe mbega imvugo we niyo abacuraguzi. Hari inyikirizo twiganya atari zacu uruguyemo. Ubundi mu mateka y'abakristo abapantekote iyo wageraga mu rugo rw'umurokore naho ibiryo byabaga bidahari yihutiraga kuzana amazi ngo utamucika utamuhesheje umugisha. Iyo bitabagaho uri mwene se yafataga agatabo k'indirimbo ati ngwino tubanze duhamagara Imana. Ubu sura bitunze kutunza amasede amafilime y'amaseri iz'abahinde byose nabakanyonda ko arizo biwo wicaranye mu kimbo cy'agatabo k'indirimbo kimbo cy'ipendo ubitsiki uretse ibintu bidafite umumaro nga amaseri sayo maseri nayimineke muze kubikara muraho uretse kabeshi abamaza n'abasenyeri ngo mugora karara kuri televiziyo ngo reka kano kaseri karangire ngo reka naka karangire ntiyibuka inshingano z'urugo. Ngaho ucanye danje kuri televiziyo ngizo saa 6 saa 7 saa 8 uri umukristo. Subwo mwajya muri niba ture gute waraye kuri ku maseri wamenya ko niba turibaho kwikomereza ko tukarenge. Amen. Murarakaye narishonje ntimwafungurira. Hari igihe abakozi b'Imana bahaze haza umukiri wawe ugateka ugashyashyana umuhanuzi kuko aravuga ati irakuzopawa ugateka ugadandura ngo wakiriye Yesu. Ubu wanyakira uretse kubesha sinahembutse hebinda yaraje amabere wagira ngo umugore washimye urugo. Muraho yemwe ubusigisha wabukoze nikihe mu gihe usubishaho yanzahare wa wundi uje arimo ati mwafunguriye. Hari igihe umuntu asuza ari umushonji abagore te dore buretse we buretse ariko mujye mumenya ko twakorofye nta mpamvu yo kuvunda dore nk'aya makaro rwose umuntu aba yakorofye abimana yatije amakaro rwose buhagaze hanze ikibazo cya turagikemura rwose hoya nyamara haza umuhanuzi haza umuyobozi wa leta ni karibu naho imvura yaba yaguye ntimwirirwe mukuramo inkweto ni karibu ariko inzahare oya rwose ntimukavunde reba rwose reba Yesu kanga kumuhereza karibi wawe yaza yarangiza ikajya guhima Yesu akabwira umukozi ko Imana yatije abakozi hatijya kureba bya biryo abana basaguye bya biryo mwari mugiye kumena warure na wa muceri wari washiririye ubizanire Yesu arabyanga sarya iki bizanire Yesu jya kuzana bya biryo mwambwiraga ko muri bumene. Yesu aguhereza ibizima we wajya kumuhereza ukamuhereza pubere ibyo nawe utatinyuka kurya ngo nuko ubizi neza ko atari bubireke. Uko si ukugaburira Yesu nukwikiza pubere. Murarakaye nari nambaye ubusa ntimwanyambika. Hano i Kigali muri uyu mujyi higeze kuba gashyaka dore abagore niba badukana utuntu. Abagore ni abanyamitwe kandi baraharara kubi bariganana. Umugore ukabona yambaye ibubu isakoshi nziza yarangiza akandika agapapuro ko gushima Imana ubundi akajya kwicara inyuma n'urukweto ruraza ruvuga kavayo n'isakoshi kwa abagore ni abanyamitwe n'isakoshi yitwariye yarangiza bamuhereza mikoro. Haleluya. Ubu ndashima Imana ubu mundebe uko kera nambaraga agatenge kamwe kari karansaziyeho karacuyukiyeho mwihangane ngira mosiyo abapasiteri barushye rero ugasanga ari inyuma mu bitugu humura ihangane humura nawe wa munyabitwe yarangiza harangirije umutwe wa tekinike. Haleluya. Ubu tuvugana fite ibitenge n'amaribaya yacyo imiguru 10 niyo n'ibikanzu 8 byo guhinduranya by'amapasi na bya bindi bifite ibikenyero n'ibishati byabyo 13 n'amajipo yose nakubwira garderobe yaruzuye varisi yari yarabimbwiye ko izanyambika nk'ikigo. Ngo nuko uteye haleluya ibihaha byenda kuvamo. Haleluya ivuze iki imbere y'Imana
nawe urahamya ko yakwambitse wambaye ubusa, wowe umaze kwambika abangahe? Uretse ubucokero ureba ya myenda uri kumesa igacika yashizemo uburyohe, akaba ari uhereza indushyi, nawe ubwawe utatinyuka kwambara ngo yavuye kuri mode. Yesu aguhereza ibishya, ukajya mu iduka ugahanura ibishya. We wagira ngo uhaye umuntu ugafata ishati uri umugabo yatangiye gucika ikora, akaba ari umuhereza. Inkweto zatangiye gucika ku buryo amano arayambara icyumweru kimwe, amano agasohokera hanze nk'umuseraba urebera mu miyenzi, akaba ariyo wambika Yesu. Muraho nawe ukajya mu mubare w'abambitse Yesu. Uko si uko umwambika, ni ukwikiza pubere. Kuko Yesu uko mukunda ibyiza barusha gukunda ibyiza, kuko ni umusirimu. Muraho neza. Nari ndwaye sinigeze mbabona. Mwa basore mwe, inkumi iragusekerana niba wakoreye 5 apfa guseka rimwe gusa, umwana akabara yari icyo bita umwana uhiye. 5 byawe akabara bisigaranye. Wakorera 20, wakorera 100, ntumenya hagiye kubera abana bahiye bayakurya. Yesu akuriye kangahe byibuze